my dear, hari izindi nkuru mbafitiye ariko zozo nakasamutwe. Ego turasoreza ku mpeta. Uriya mukobwa ngo ni Katia wambitswe impeta. Murabona ko niwe mukobwa wenyine nabonye wishimiye impeta wagira ngo yararambiwe iwabo. Ndabizi ko mukunda ati mujye mwigira hino nanjye nzibakoze. Mushake na n'abakozi za kirenge. Niza kirenge ndazifite. Tubwire iza Jean Paul. Ego nazo ndaje nzibanyurire moda. Bitwaye iki? Katia rero kwa Naomi. Iriya mpeta yambaye biravugwa ko ari iya kabiri. Murahari biravugwa ko ari impeta ngo ndi kubaza nta uragakorerwa amabuye uragakorerwa mase Starboy Kamugi nkuraho ubushita wabwangatiwe wabuhurawe nuko impeta rero ngo gwiki ngo jihango nukuri kw'Imana ngo kubuvuze kuri bino bintu ngo noneho nemeye yuko nta umva rwose uba ufite amakuru ati nanjye izo nkuru ndazifite. Wari uzi neza se yuko nta izo nkuru ni Jihan nemeye yuko ugira amakuru ngo izo nkuru twarazicecetse muri gengo. Mwarazicecetse muri gengo. nuko mwarakoze kuziceceka muri gengo birabareba. Hatagira nuza kunyambara, hatagira nuza kumbambaraho nkamubambura, hatagira nuza kunshingarazaho nkamwereka uko intama zambarwa. Izi nkuru ngo iki? Katia rero dukomeze. Impeta abarayambaye Jihad my friend nsuhuriza umuntu bita Sulaimani HDI. Okay, nzamusuhuza muri kiriya cyumweru. Thank you. Sulaimani nzamusuhuza Yvonne. Thank you cyane ngabo. Noneho umva se umva mbahe inkuru abasho nimuzamura imitima. Bro ufite inshuti mu gutukana. Nayo mfite mu gutukana njyewe umuntu uzajya ushaka kunuka reka nitangire tinkura tewo ndakuboroka amabere ya nyoko ndakuboroka utangiye kunzanaho amatiko reka nitangire ti nuko bati mana we Jihad ese kudaheruka kuduha iza Saidi Tanzania. ngo Yesu ngo jango kubuvuze zino nkuru ndemeye ko amakuru buyafite ntiguricyo ngo guricyo ntago nakwanze nukuri kw'Imana Von ntago nakwanze. Noneho uriya mukobwa ubukwe yarabutegereje kuko murareba abarumuna biwe bari kurongorwa wasigaye kuko buriya Naomi ni umwana wa gatatu wabo niwe mfuri wabo. Impeta ari gukandagira ahantu agahita afata ntuzenya video y'impeta yakandagira mu modoka agahita afata video y'impeta yakwicara akafata video y'impeta. Umukobwa impeta yamucanganyukishije irenda kumusaza. Ariko ubwo ikintu nababwira ni kimwe, reka dutegereze turebe uriya muhungu w'agapini. Nagiye kubona mbona ikintu cy'igipini cy'iyerena kinini cyuzuye yambaye mu zuru ndavuga naho arahiye. Uyu niwe mukwe wacu ntitwagiye tunyererane. Ubwo rero ku mukwe wanyu wabahenze amakuru nabaha nuko iriya mpeta ari iya gatatu mu gihe dutegereje ubwa Vanessa Miss Vanessa nabwo yaterewe impeta mu minsi yashize. Ntabwo turabona ikintu kijyanye n'ubukwe. Mana nyagasani birabibyuya ntibibe amaraso. Imana imbabarire mwabantu mwahantu muri hose musengere Katia ubukwe bube kandi mubushyire mu biganza bya nyagasani. Imana narimaze igihe nshaka gukora live ngo mbabwire abantu bajya mu bapfumu mu buzima bwanjye narumiwe bajya mu bapfumu. Sheri mwebwe muri aho ngaho muracyari muri aho ngaho ngo ibiki mwirirwa muri aho ngaho mutukana gusa. Abana bari kugenda bagatandaraza mu bapfumu mu buzima numiwe mu bapfumu gutya abapfumu bakaba Imana we Yesu Kristo umwana w'abantu umva mu bapfumu bakajya gupfumura. Uri kumva? Ego Bikira Mariya nyirimo mwamikazi Bikira Mariya w'ikibeho ngo ngwiki. Asante sana ku muntu ngo ngwiki. Njewe sheri iyi ni seta yanjye, iyi ni platform yanjye.
ntihakagire umuntu uza no kuza no kunshingarazaho hano buriya nimwe bwa impeta ni iya kabiri sheri ni iya kabiri. Asante sana ku bantu bari kohereza world limit, asante da goko asante ni go world limit ziri ngo okay ntari ndayamuhaho rwose uyu muntu mbwiye thank you so much ntari burakoze cyane nyagasana kongerere reka danzaza mbabazanire hano abantu birirwa bajya mu bapfumu bagabo mutagira ngo abagore banyu ntibabateretse mu nzabya mu buzima burangiye nume kubona abantu b'inkumi b'abagore b'amabera hagaze nimokiri hitaranamanuka itaranakoroka itaranazaho n'udushita warangiza ukajya kwirwa utambikije mu bapfumu nana mu buzima bwanjye narumirwa nuko. Hanyuma rero ibijyanye n'ikira ngo Katya ngo mundangire umupfumu nanjye yego ko mana Dinox se Dinox urajya mu bapfumu biki wowe se urajya gutambikiza mu bapfumu gukora iki rero ubwo ngubwo abantu hano bamwanyikore ngo jihad ibintu byose ngewe mureke babwire ibintu byose nyine iyo ibintu biri kuvugwa nyine umuntu abagomba kugira gute kubivuga kandi noneho ngewe nk'ibi bintu ikuntu byari bindambiye abantu bari baraho barigize za jori buteye ibintu byose ngo baragiye ngo barahisha murahisha hari utwika inzu ngo ahisha umwotsi sheri umuntu nakwemera ko yahisha n'umuntu ushobora kuvuga ngo arahishije ngo ahishije ikintu kijyanye n'amafaranga ariko mugahisha ngo abantu ngo babafunze ngo abantu ngo bagiye mu bapfumu ngo abantu ngo bagize gute ngo iki none se nimba utanazi moko wicaye hano ukora iki bazanyoko ibijyanye n'imoko arayikubwira urumva ubwo rero baba bari aho ngaho abantu bari aho ngaho batangiye kwishungereza aha ngaha ngo mugatangira mukazana ibintu by'amatiko ngewe se hari ahubwo mbabaze ikibazo kimwe mwese ko mamuri aho ngaho mufite naho ngewe hari umuntu ninginga cyangwa senga ntawe inkuru ziraza nyine nkazivuga uko zaje ngiye kandi nibyo natoraguye nta nibyo nari nzi wenda ngo umenye ngo ni ibintu by'ibanga ngo mvuge ngo ndabiceceka mu gihe rero atari ibintu by'ibanga ari ibintu natoraguye mu mihanda ngomba nanjye kubisana mu mihanda mba ngomba kuziranguza abanyarwanda urumva ubwo rero muba muri aho ngaho ngo iki ubwo nyine umuntu uzi ko azambitse ibanga ryese nzarifuka ariko numenya ko nabyitoraguriye mu mihanda sheri ni ubundi jewe buretse gato jewe uyu nguyu mureba hano aba bantu bankurikiye bamenyere ko mbahereza ti kandi mwomba kubazanira haba ti nkayibazanira mu gitondo igihe cyose mbazaniye ti barayifata ni nacyo kintu gituma bankurikira hanga ntabahereza ubutiku ntabwo mwakwirwa muza kunkurikira njewe umva mureke mbabwire sindi umudandaza amagara ngo ndi hano ngo ndi mva ntanga ubusutwa ubwo rero inkuru zanyu zizajya zingeraho ntazimenye mutazimpaye ngo menye ko ari nibanga cyangwa niki nta ubundi kwanza ese ubundi bite hari ubundi kwihohoraho ndazimanitse ndazimanitse aho kuza ngumva ngo ari kubivu ubu ibintu byose ngibi hano ndabifite hano kandi ndabizi neza ko mukunda ati hanyuma rero umuntu witwa Jean Paul we ngo baramukubise muri gereza ngo bamuhindura uburepe ngo ukagira ngo akubiswe n'inkuba ubwo rero biratangaje kubona numvise yuko hari mwene wabo nakwikiganiro nagikurikiye hari mwene wabo wagiye kumusura yamubwiye ko njewe mbafite amakuru sheri mbafite amakuru atari ivumbi mbafite amakuru amatiku uri kumva njewe mba nifitiye ubujajwa ni nabyo bintu kwanza munziho uri kumva ntabwo ucuruza telefone ngo nje kwamamaza hano telefone ngo ncuruza oya ni amatiku kandi namwe ndabizi neza murayakunda Jean Paul rero abagiza cyangwa bamukubitiye muri gereza tariki 2019 kuri gutyo kuzamuka ngo witwa Nzizera Aimable n'uwitwa ngo ikirare kandebe maze kumenyamo abantu babiri ni inkuru ntoraguye ngo mwene wabo yagiyeyo ngiye mureka nagenzi baho ko nazibahawe ngo Jean Paul yakubiswe ngo n'uwitwa Shema Patrick harimo n'uwitwa Nzizera Aimable muramwibuka numwe wigeze kuba ari muri kese y'uwitwa Theo wo ku mubavu wo ku kwezi plito wo ku kwezi ubu rero uyu Theo uyu Nzizera ngo n'uyu Patrick n'abandi batamenya amazina wanjajwa yego ndiyo karame rwose karame ariko nesa ndyamye ntesheri ndyamye mbabarira ngomba gutanga inkuru mbabarira
rero ngo baramukubise. Rero ndashaka kubaza, nk'iyo umuntu bamukubise ni gute bavuga ko ari urugomo kandi ari ugukubita no gukomeretsa? Uwo Nzizera Aimable turumvikana yarifashe ngo nabo bagenzi biwe baragenda baramukubita, umwana baragiye baramukubita ngo bamumena ijisho. Inkuru narindi kuzumva rwose mu mihanda. Ubwo rero mwabantu, uyu ngo ni Jean Paul, ndababwiza ukuri kw'Imana, njyewe inkuru nazumvise ndumirwa ngo bamukubitiye muri gereza. Ariko mana, ubu nkibaza mwese mwamuri aho ngaho muri mwararuhiye muri gereza, noneho mwarangiza mukajya no gukubita abantu. Ese ubwo mbabaza, ubu se mu by'ukuri ngiye mumbabarire mumbwire, nk'ubu umuntu ufungiye muri gereza agashyiraho no kujya kurwana, nk'ubu koko umuntu wakubise niba mukugarura uruhande noneho ntuzamwica? Ubundi rero abantu baba bari muri gereza mamugomba no kumvikana, kuko mwese mamuri mu kwisheni imwe, mamuri mu buzima bumwe, nta n'ibintu mamugomba gupfa, nta ubuhahira undi, nta uburyamira undi, mwese mamuri ibiryo bya leta, mwoga isabune ya leta, mwancisha imwe, nta numwe ushobora kubyuka ngo ajye gushaka amafaranga ngo mwese. Ngo nuwitwa Shema Patrick Sheri ngo barayicaye baramukubita. Nuko mana nyagasani, mu buzima bwanjye numiwe. Ubwo rero ngo yarivuje, ngo baramuvuje. Ubwo numvaga inkuru zivuga ngo yagiye kwivuza, ngo yari afite ibikomere, ngo nyine baramukomerekeje, ariko yafunzwe azira nanone gukubita no gukomeretsa. Ngaho ibaze n'ukuri kw'Imana Vincent, ibaze n'ukuri kw'Imana uwo Shema Patrick sha ngo bamukubise bamuhindura uburepe, bamuhindura intere, RCS niyo yagiye kumuvuza. Namwe mujye mumbwira nk'uwo muntu wafunzwe azira gukubita no gukomeretsa, nubwo nibyongera kumuhama baraza kuza kongera bamuhe indi myaka nanone. Ariko ubundi abantu mujya muri gereza, ariko nimureke rero mbereke nk'ubu koko nk'aba bantu gukubita no gukomeretsa. Ubu koko nk'uyu muntu babana aramutse amwishe byagenda gute? Ubu naramuka yamusanze haryamira kamuniga, ubu Jean Paul azajya nasinzira? Cyo kuramana mureke mbabwire, abantu bajya gufungwa baragiza bakagenda bakirirwa barwana, murabura guhangana n'imyaka baba barabakatiye, mwaragiza mukajya kwirirwa mu Rwanda murakarwana na za nkungu zitagira amahembe. Njyewe mbona nk'aba ngaba bana bafungira muri kasho yabo. None se ubundi mbaze, ngubu koko ko leta ngiye mbibarize mu by'ukuri, ngubu nk'aba bantu baba bakubise uyu muntu kandi bari muri gereza imwe, mu by'ukuri barakomeza bafungirwa ahantu hamwe, noneho nimunaramuka munabakatiye murabona batazanamwica? Cyokora mana, abantu barabona umuntu abagiye kugira mu buzima bwanjye cyane rume. Ubu koko nk'uyu ngo ni Shema Patrick ararwana n'uyu, arajya gufatanya n'uyu Nzizera Aimable. Uyu Nzizera Aimable arazwi mu mihanda, mana nyagasa, iyi nkuru ze ziba zizwi muri iyi mihanda. Nk'ubwo Jean Paul mwamuhoye, yego reka twemere ko na Jean Paul bashobora kuba bacyamenye, kuko na Jean Paul niyoroshye, mutagira ngo ntago Jean Paul nawe agafu kivugwa rimwe. Jean Paul nawe ntago yoroshye habe namba. Ariko ubwo bamusanze muri gereza baramukubita, mana we, ngo bendaga ngo kumukuramo ijisho, ngo bendaga kumukuramo ijisho. Namwe nimumbwire, aba bantu bose bari bafunze mu by'ukuri guca muziko ni guke. Mureke mbabwire, mana RIB mbabarire ihane bano bantu pe. Ubu se ubu no kuvuga ngo RIB irajya kugenza icyaha muri gereza, bashaka amakuru, n'ubundi barafunze. Rero ngiye mbona bano bantu mana, keretse ahubwo babafungiye nk'ahantu habo habonyine. Ibaze nk'uwo ngo ni Shema Patrick ngo azwiho gukubita no gukomeretsa mu buzima, ngo ni nabyo bintazira. Noneho ari yakubise umuntu, bagiye no kubagenzaho, bari no mu majwi, bagiye no kugira gute? Gufungirwa hamwe. Namwe nimumbabarire mumbwire, ubu barabafungira hamwe ntihari bushye? Imana irihangana. Nibagiye kubabwira muntu uzenya, ubwo ibintu ibya Jean Paul tuzakomeza tubakurikiranire ngayo nguko. Hanyuma umva mana numvaga nshaka gukora live niyo yabiye iminota 2, ariko nkayikora kuko inbox yanjye zendaga kuzura. Izazinda yego ngizo nasoni. Hanyuma nibagiye kubabwira, ubwo ntuzenya mwiterwa ry'ivi rya Katya
na Kanyota yari ahari. Kanyota nimba mumwumva mwandika hano muri comment, sinzi nimba mwebwe mumuzi, ariko gihe hari uwo nzi ubwo mwandika. Kanyota nawe nabonaga hari, nabonye yarabonye gengo ya danje. Yego zinda ako yagize ati ndabona mwebwe ari bwo mukiza. Ubwo Kanyota yari ahari mu ntuzenya ubwo nimunyandikire Kanyota nimara kubona ko mwamumenye, ndaza kubabwira ko ari Kanyota yari ahari nawe ari aho ngaho. Ndavuga nti uyu we ni umuvumbyi rwose, azakomeza avumbe izo mu mpeta paka. Ubwo rero Kanyota nawe yari ahari ari aho ngaho, ariko disi nibyo byibura yagiye muri gengo, byibura nawe yabona umugabo byibura ufite na kapini cyangwa ufite na kagurumete, kuko nabonye undi wafite umugabo we afite agapini cyo kora mana nyagasani, agapini ariko kanini koko. Kanyota nagiye kubona mbona muri video ari gupitapita, ariko Kanyota afite ishinya we. Ayiwe data mana mu buzima umva. Nuko Kanyota yari ahari. Kanyota ntatangwa hano hari, kuko no mu bukwe nabonaga afite inyota y'ingwagasi, inyota yamuzengereje, ngira ngo yabonaga mu weta agatangira ati nkiri yirangiraho ryari. Sinzi n'ubukwe yigeze gutaha. Kanyota yari ahari. Ngewe umuntu muri kwandika ntago ndi kubona neza uwo ari we, ntimurangerera kuwo ndi kuvuga. Ngewe ndi kuvuga Kanyota, mujye mumbabarira mwa bantu mwiwacu si. Kanyota yari ahari dada. Nuko uva muramuke rero. Mana ndabakunda kandi thank you so much kunyitabiza isaha abantu 300 na bangahe, ntago biba byoroshye, bamwe bamuryamye. Ndabashimiye kubona mbakanguye, ariko sheri buretse mbabwire nta kintu gisimbura inkuru muri ubu buzima. Ubundi mureke mbabwire, ubundi mutagiye mumenya udukuru igo abashumu na mujuwi, mujye mwumva Kanyota mukomeze mwicecekere, mwe mujye munyandikira ngo mwamumenye. Kanyota nyine Rwanda Julius 250, Kanyota nyine wandi wagonze ibikorwa widusiga. Umva mana mu buzima umva. Ariko baratubwire iza Katia Shu please, cyangwa utubwire mu ncamake nazivuze Shu. Tubwire izo mu bapfumu ntabwo nziba kuko zirimo inshuti yanjye. Buriya njyewe iyo umuntu ari inshuti yanjye biragora kumuvuga, kandi yanabimbwiyeho biragoye kumudarapa. Umuntu yari inshuti yanjye oya. Kandi noneho ize nzizi keretse iyo yazimije. Kuba uri inshuti yanjye ukampisha izawe nkazimenya, nzajya nzivuga. Ariko no buri inshuti yanjye izawe ukazinzanira bizigishyushye nkaba nzicariye, ntabwo nasabwo nkuvuge. Ndakwihorera. Ariko inshuti yanjye tukajya tubana buryarya ukajya uzimpisha, ego ko ni kuri kigeugewu sherige nta mikino na wanyikoma sinzanywa ibikoma iwanyu. Umugabo wa Katia yambaye, yego man yambaye iza kirenge rero. Ubwo nimvuga kirenge mu mwumve kirenge man, ntago nshaka ko muvuga mu izina. Kirenge yabonye rinye mu Bufaransa. Noneho mana we usize izi nkuru ko ngiye kuzivuga koko. Umva reka iza kirenge mbe nziretse. Reka iza kirenge mbe nziretse kuko ngiye kuzivuga narara hano. Uri kumva? Narara hano. Koko mana iza kirenge si uwazi kubita kuri private story yanjye we. Kandi ntabwo ko mwishyura nk'abashyiraho. Iza kirenge nzazicuruza. Ntago ari izo koko iza kirenge. Koko iki koko kiri. Oya zinda se zinda ntago yarafungiye muri ribu azira urumogi, ubu ntiyagiye muri rehab. Nguko ni ibivugwa ariko.
ni eshanu kuri buriya rero ngiye mu ndeba ngira ibanga mwabintu. Kirenge se ntabwo mumuzi sha mureke no mbabwire kwanza nta nubwo muba muri iyi mihanda uyu wowe ntawe uzi ariko se ubwo we wavuga Kirenge utuye ku Kirenge ukaba wamumenya. Kirenge ntiwamenya sheri ni isire y'izinyarugenge ntabwo isire zose wazimenya sheri. Ubwo muzi ubundi se abasire muzi ba hano mu Rwanda ni bande? Mubanyandikira hano muri comment ariko di iza Kirenge ndazicuruza kuri private story kuzaho byonyine iza Kirenge ni 15 kuko zifite n'amafoto 15. Ego ko iza Kirenge zo ziracuruzwa ego dada kuko ndabizi abasireyi bose barambije hano n'abari mu mbari bagerageje gushyiramo utu ekuteri bicaye kuko ntago kuko gitare cy'amahanga rurira ndarurereye da kubera yuko nta kintu nta bebebe izazi mbabarira uko se ndasubiramo izazi ndari nazo nahereyeho murahindura nawe ubwo mujye muzinduka ukibona notification ubundi ugomba guhita ufungura. Tetana isi n'urunyange muri iyi mihanda. Tetana isi we mutanamuvuga mutanamushingaho. Tetana isi ni inshuti yanjye. Tetana isi ni inshuti yanjye. Tetana isi ni inshuti yacu, ni inshuti yanjye na Brian. Ako kantu ni inshuti yacu. Umva muramuke bantu banjye ngenda bakunda kuko Mana yo mu ijuru. Ariko bafitiye inkuru vuba aha. Iza Katia n'impeta ya mbere. Impeta ya mbere se umugabo ntiyagiye. Ego sheri ntabwo izo zo nshaka. Ego Mana nyagasani. Nami nakupenda pia sheri. Iza Jolly muzitegure vuba ngaha nzazibaranguza. Sawa rero muramuke ni mu imitima njyame. Muzamura imitima njyame. Ego munyarutse. Mushyiremo imitima hano njyame. Mwamugomba I love you too. Umva muzamura imitima. We mutegereje iki? Muyizamure muri comment. Ahangaha biri kuzamuka ntago abisi baba bari kuyireba sheri. Mwamugomba kubatoneka burya niyo uzamuye umutima kandi watazi naho bawukanda. Izo ntoki genda uzikubite nyoko. Mubwire nimba nicuye ugenda uzimukubite hakiri kare butaracya. Soni wowe urazana izo ntoki zawe wakanze we. Wabwangatiwe. Umva ariko we kuki umuntu gisha laba love nimurebe muheruka guhabwa imitima ryari mwanzengere mwe mamuraho ngaho teoza no mutima ureke kuzana uwo w'umweru ushyiri inzoka y'imbarabara ntuwunzanire zana iyo myinshi kane de broga